Hello, citizens of the world. We are anonymous. Ana bino bintu byinye undi abantu batagirira no babyinye bari muri club ntaho ufite ubarizwa ugenda muzisi byagera hagati kumva nibihura kujya muri traditionnel byagera hagati kwibuka ko Yesu ari umwami ukahita utangira gutya asiri kugera hano hose ibintu byoroshye abundi ari ishori bigomba guhinduka hari n'undi yaranyahora byahinduka pe abantu bambere bakunda guhinduka papa ndabizi ntabwo uri hano amatike arahenze papa n'ugomba guhinduka bwa mbere uzi nambwese kuko ndi uperforme banze kuza muri show nakunyinze kuza nta nubwo ahita mbaza ngo VIP nangahe reka itike ya make nangahe yagize akatambwira areba ibintu nkunda abakunzi b'ibiraha mumeze mutebye nkunda ibiraha ntabwo nakirari katambaza itike ya make ni bibiri bagicucu ibiraha 40 papa nta kibazo byihorere nta n'ukazi kwa badi ngo ni ibiki mbese ariko ifite abafana ireba muzancurubikira ndabinginze ntabwo yize cyo ngaza gikirwa ni nk'icya gusaba Imana Emmanuel bebi cyangwa tubizi celebrate ibintu nk'ibyo nta n'ukazi kwa badi ngo ni ibiki kubera ko rero akunda kureba seburikoko yabonyemo kiboko yindamubwira rero urabizi njya mu bintu bya kibongo wagicucu ujya mu bintu bya kibongo wigize ishinzi kibongo yawe ko afite umugore atambwira ntabwo ari ibintu ko muteruketse mvuze ko ngiye nyine gusitsa abantu tu akahita abyumva noneho nkaza papa rero ndacyamuvuga ni ukuri agomba guhinduka higize umuntu w'umurokore cyane hahandi urabona bo mu bakire nk'iyo rose avuga rebana papa na rose ndi kurya bizi burya ucya yirya urumva bene nawe rero ukuntu yimereye nyambwa papa na rose ngiye kwiga hanze nkamutera ibito byatera imbabare ndakwinginga nzajya kwiga hanze shara nshaka kujya kwiga hehe nizere kuvuga mu Burundi niyo hanze papa rero nshaka kujya kwiga USA yakumva ari kuri igiti cyari cyishe ahita ashaka ikintu cyo muri Bibiliya itambwira ku buryo ahita azimikishwa wa mwana mu byahishe 22 haranditse ngo hazaza imbwa n'abarozi basanga Shaka kuvuga ko niba hanze hazabinga abandinga ukamubyara ubwo ariko wirekera nawe kadaruka bitagiye nuko ndimubwiye gutyo agaba kimpaye urushyi byaba birangiye ikindi kintu kigomba guhinduka mwabasore muratubeshya ndababwira ni ukuri bw'Imana muva kuri simba wikomera amashyi igisabo nzi neza kuri umunyarwanda urakizi uko kimeze umutwe umeze mbere ntagire ukuntu umeze igisabo nikigera amaboko ntabaho kugira nta maguru kigira tekereza ukuntu utera muri make ngewe kujya mubwira gutyo waza ukangatisha n'ibindi dore ko bishakiye tangawizi wabyemera gusa rero ibintu byose ari igisabo sigira amata y'inka akubwira byose bijyanye n'inka akubwira ufite amaso nk'ay'inyana ukabyemera yarangiza akubwira hano batwicira umutwe baratubwira ngo dutambuka nk'inyambo inyambo ni inka my friend kamwe igenda amasegonda 20 itaritaha amase yarangiza ukishima ukumva aragutomora yarangiza yakwita ngo uri ukababara ubabazwa n'iki none ikindi kintu kigomba guhinduka kandi Imana yamenye ubwenge mari Imana yagira nkange yingira Imana abantu ari guhijuru bari kuba bakeya umuntu wambaye ntari guhijuru
Jay Polly ntabwo ashobotse ntabwo ari kumwe ndamufana cyane ariko uzare umuntu agiye muri gereza azira gukura umugore w'amenyo yagaruka tukagira amahinduka aririmba ngo I'm coming home tukumva bimeze fresh amazing yarangiza ajya kurangiza indirimbo akavuga ngo stronger than before kimwe cya kabiri cyabo Pasi yararenganye pasi yasohoye ibyatsi ko yabanje dari bora hejuru IBA wari ntabwo nyamivuga ko kena yari umunsi ashyiraho tsi biba ikibazo ariko nukuri mwumvise ko kurwanya ibiyobyabwengera ahubwo bagomba kumuha n'igikombe cy'ishimwe ariko ugasanga nka korali ziririmba indirimbo z'Imana nazo sayiko zinatuka Yesu abantu murimo hano barakorera indirimbo murayizi narababariwe dumwana w'Imana oh haleluya batuka Yesu cyubahiro n'ubwiza ni ibya Yesu Yesu n'iki ukuri yari ibintu abakora by'irimo mukorera ko mwidini singira polisi ikindi kintu kibabaje uzarebe ukuri pasi baramurenganyije ugasanga ijambo IBYA yararikoresheje bibyara ikibazo ariko syntax nayo yararikoresheje muri byina ntibyabyara ikibazo tubikora nko muri interview pasi indirimbo yawe yitwa ngo iki yitwa ibyatsi ibyatsi ko yitwa ukabirarangiye ariko tujye kuri syntax indirimbo yawe yitwa byina wavuze mpamvu byaba warabyimenyera syntax ibya yatabyimenyera nawe ugasanga nta kibazo wamugizeho umuntu noneho n'ahijuru ewa rima nta mu ijuru rwose ewa nta kintu nta stress namutera umuntu witwa Clement aritonda cyane Clement ni producer manager wa Kina Music amanaginga Knowless akaririmba Yuda akongeraho ngo tubane hose agakomeza bakabana Hello, citizens of the world. We are anonymous.